Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Praise our God. Ndabashuje mwese nanone kandi mu izina rya Yesu Kristo. I greet you all in the name of Jesus Christ. Imana amahoro ibaho umugisha kandi Imana ibiteho mu by'ukuri. May the Lord of peace bless you and take care of you. Nkuko nabibabwiye, As I told you, buri munsi ku wa kane w'icyumweru, every Thursday of the week, saa moya za mu gitondo, 7 a.m. nabwiye ko tuzajya dushyiraho ijambo ry'ubuhanuzi ryo kwirirwa umuntu yumva icyo Imana ivuga ku buzima bwe, ryo kumugaruramo ibyiringiro. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira yuko Imana iri bubane namwe kandi igiye kuvugana namwe mu ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo. I've told you that today, to that day, you will be getting the word of God that is a prophetic word which will lead you for the whole day. Imana y'amahoro ibaho umugisha. May the Lord of peace bless you. Turi muri ya teme yacu cyangwa cya kiganiro cyacu cyangwa rya jambo ry'Imana ry'umunsi twaryise imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. We are in the theme which says the power of prayers which changes things. Tutaraba gukomeza kuvuga ibintu byinshi, Before we proceed, reka dusenge gatoya, let us pray hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. and enter in the word of God. Imana y'amahoro, May the Lord of Imana yo peace, kwizerwa no kwiringirwa, the faithful God, turagushimira uyu munsi mwiza uduhaye w'ubuhanuzi ku buzima bwacu. we thank you for this beautiful day of prophecy. Turagushimira kubwo ijambo ry'Imana tugiye kwakira. We thank you for the word of God we are going to receive. Ureke rikora akazi gakomeye mu buzima bwacu Let it do wonders in our lives. mu izina rya Yesu Kristo. In Jesus Christ. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana Let us read the word of God, dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, which is in 2 Kings, umurongo wa 20, chapter 20, ibice 20, chapter 20, umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatandatu. verse 1 up to 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let us read in Jesus' name. Muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amose aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gupfa. Ezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko nagenderaga imbere yawe mu by'ukuri n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Ezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana yawe, Imana ya sogokuru Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu, uzamuke ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Amen. About this time, King Ezekiel fell ill and almost died. The prophet Isaiah, son of Amos, went to see him and said to him, the Lord tells you that you have to put everything in order because you will not recover. Get ready to die. Hezekiah turned his face to the wall and prayed, remember, Lord, that I have served you faithfully and loyally, and that I have always tried to do what you wanted me to. And he began to cry bitterly. Isaiah left the king, but before he had passed through the central courtyard of the palace, the Lord told him to go back to Hezekiah,
ruler of the Lord's people, and said to him, I, the Lord, the God of your ancestor David, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you, and in 3 days you will go to the temple. I will let you live 15 years longer. I will rescue you and this city of Jerusalem from the emperor of Assyria. I will defend this city for the sake of my own honor and because of the promise I made to my servant David. Amen. Imana ibamugisha cyane kwakira neza ijambo ry'Imana. May the Lord bless you for receiving the word of God. Nkuko nabibabwiye, as I told you, yuko tuzajya tuganira kuri iki cyigisho kivuga ngo imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. That we'll be discussing about this theme which says the power of God which changes things. Bene data, brethren, Imana yo mwisho, God in heaven, mu masengesho dusenga, in the prayers that we have, Imana yaduhaye ubushobozi. God gave us the ability guhura n'Imana of meeting God binyuze mu gusenga. Through prayers. Hanyuma uko guhura n'Imana binyuze mu gusenga bigahindura ibintu byananiranye ku buzima bwacu. So that encounter with God can change the things in our lives. Ibintu byananiranye, the things which were impossible, n'ibindi bigaragara ko bidashoboka ariko binyuze mu mbaraga z'amasengesho bigahinduka. And the one which is very hard, but through the prayers it changes. Hallelujah. Hallelujah. Reka nkubwire umuvandimwe inshuti y'Imana unteze amatwi. Let me tell you who is following me. Nta kintu na kimwe nkuko nabibabwiye kinanira Imana. There is nothing impossible to God. Mu byo duhura nabyo byose, in whatever we meet, muri ubu buzima bw'iyi si tuba, in this life of in this kind of life that we are living, mu bitugerageza byose n'ibituvuna, in all the trials that we have, ariko ndakubwira ngo but I'm telling you, binyuze mu gusenga, through prayers, binyuze mu kwegera Imana, through getting closer to tubona God, ubutabazi, we see the rest, tubona ubutsinzi, we get the victory, tubona imbaraga, we got power binyuze mu gusenga. through prayers. Hallelujah. Hallelujah. Reka nkubwire, let me tell you, ntugacike intege zo gusenga. don't be discouraged about prayer. Gusenga Praying, uko byaba bimeze kose, whatever it is, ugomba gusenga. you must pray. Waba ufite imbaraga, Whether you are waba utazifite, whether you are weak, ugomba gusenga. you must pray. Kuko ubuzima bw'abana b'Imana Because the life of people of God, bushingiye mu gusenga. they are standing because of prayer. Ibyo dukennye byose Whatever we lack, bibumbiye mu kintu cyitwa gusaba Imana. they are in one thing which is saying to request God. Kuko Imana niyo ifite ubushobozi bwose. Because God has all the power. Muri izi mbaraga zo gusenga, This power of prayer, Imana yaduhaye uburyo God has given us ability or authority bwo kugenda tukagera ku Mana of going and getting closer to God mu buryo bw'umwuka turi hano mu isi. in the spiritual way here on earth. Umuririmbyi yararirimbye The singer said, ngo mu gihe cyo gusenga in the time of prayer, amasengesho yacu arazamuka our prayers go very far akagenda akagera ku Mana and reaches where God is, agakomanga ku rugi, and it knocks, Imana ikumva iri mu ijuru, and God hears when He's in heaven, ikamanuka kumva icyo umwana wayo ayibwiye binyuze mu gusenga no kwihana. and He come down to listen to what the man of God has answered binyuze mu gusenga no kwihana. through the prayers and the repentance. ubundi buryo In other way, bwo gukoresha mu buryo bwo gusenga, of using in the way of prayers, gusenga kujyana no kwizera. prayers go hand in hand with faith. Gusenga To pray, kujyana no kwizera, it goes with having faith, kukajyana no kurema, and it goes with creating, gukoresha ubutwari Imana yaguhaye, to use the authority that God gave you. ugakoresha ururimi rwawe, You use your tongue ukarema ubuzima bwawe, and you create your life. ukarema umunsi wawe. You create your day. Twashyizeho umunsi wo kurema, umunsi wo kuwa kane hagati mu cyumweru. So we have this day of Thursday. Ku cyumweru nabwo tuba turimo kurema icyumweru cyose. Even on Sunday we are creating all the week. Koresha ururimi rwawe, Use your tongue urema ubuzima bwawe in creating your life binyuze mu mbaraga zo gusenga no kwatura. through the power of prayers and the proclaiming. Mu ijambo twasomye muri Ezekiya, In the word of God that we have
bread, Imana God yari imaze guhaga, was fed up yari imaze guhaga imigendere ya Ezekiya, with the ways that Ezekiel behaved, uburyo yitwaragamo. the way he was behaving. Imana irarakara. So God was angry. Ezekiya yari arwaye amaze igihe kirekire. Ezekiel was sick for a long time. Imana ituma umuhanuzi Yesaya. God sent Isaiah. Irambwira ngo genda umubwire. He told him, go and tell him Ntategereze ko azakira. that he will not recover. Ntategereze ko azakira. He will not recover. Ahubwo natunganye iby'urugo. But he must put everything into order. Narage. So he must make a will. Kuko agomba gupfa. Because he must die. Icyo Imana ivuze. So what God said, Iba yakivuze. he has already spoken. Gupfa ko byari byarangiye kuko Imana yari yabivuze. For him, he was going to die. Kandi ntacyagombaga guhindura imigambi y'Imana. Because it was the plan of the Lord. Ariko ndashaka kukubwira kimwe da. Hari ikintu kijya gihindura imitekerereze cyangwa imikorere y'Imana ku muntu. There is something which changes the mind of God or the plans of God over a person. Icyo nta kindi. What that thing, ni ugusenga it is prayer no kwizera. and to have Mu faith. mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. In the power of prayers which changes things, Ibintu birahinduka. things can change. Ibyananiranye birahinduka. Things can change. Ibigaragara ko bidashoboka mu byo binyuze mu gusenga no kwizera Imana. Those impossible things through the prayers, Imana ibasha guhindura ibintu. God can change things. Imana yabwiye Ezekiya ngo ategeke iby'urugo rwe kuko agiye gupfa. God told Ezekiel to make a will because he was going to die. Ezekiya amaze kumva ayo magambo. So when Ezekiel heard this, aravuga ngo mfite icyo nzi kuma. he said, I know something about Nuko God. Imana ikunda umuntu yihana icyambere. He's a God who likes people who repent. Icya kabiri, The second, ikunda umuntu ufite kwizera. he likes someone who have faith. Icya gatatu, ikunda umuntu umenya ubutwari n'ubushobozi yashyize muri we. He likes someone who knows the capacity which is in him. Umuhanuzi akimara guhindukira agiye, When the prophet went up, we yari azi neza yuko ibyo Imana ivuze nta kindi bigiye gusohora. he thought that what God has spoken is Alalala. going to be. Ariko binyuze mu mbaraga z'amasengesho, But through the prayers, the power of prayer, Ezekiya yakoze ako kanya. Ezekiel had done something. Biravuga ngo yarahindukiye areba ivure. So he looked onto the wall. Abwira Imana ngo He talked to God. ndabizi neza yuko wabivuze. He said, I know that Ndabizi ko igihe cyanjye kirangira. I know my time is Ariko over. Uwiteka we, But Lord God, ndakwinginga I need kugira ngo mbabarire ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. forgive all my sins Hanyuma usubize igihe cyo kubaho and give me kugira ngo mbashe gukosora ibyo ntakoze so neza. that I may use my Reka mbwire time. mwene data, Let me tell you, binyuze mu mbaraga zo gusenga, through the power icyo of ngicyo wari uzi ko kirangiye what things kibasha kongera kikabaho. it can come Nubwo again. Imana yaba yabivuze And if God has ikavuga kubera ko ibi n'ibi bigiye kugenda guca, said that things are changing, warangiza ugahindukira but you ugasenga Imana, back to God and pray, ukayinginga, and you beg, ukayitakambira, you intercede, binyuze mu mbaraga z'amasengesho, ibintu birongera bigasubirana. things are getting ready. Ndakubwira iki mwene data, I'm telling you, sinzi byose byawe byapfuye, I don't know your things which are sinzi byose byawe byasubiye inyuma, I don't know what has gone back, ariko mu mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu, but through the power of prayers, ndavuga mu izina rya Yesu Kristo, I'm talking to you icyo right kintu now, cyawe cyapfuye cyongera kigaruke, that your thing must come back. ongera usubirane ibyawe Get back your things. mu izina rya Yesu In Kristo. Jesus Christ's name. Haleluya. Hallelujah. Hari umuntu umwe There is someone twasenganaga Imana that we were fellowshipping together. aza kumbwira ngo arashaka ko musengera kugira ngo abone akazi. So he told me that he needed a job. Ndamusengera, I prayed for him. ngirangiza kumusengera After that, mu cyumweru gikurikiyeho gusa, the next week, Imana yari yaramaze gufungura amarembo. God opened the way. Haleluya. Amen. Ibyo byanyuze mu mbaraga zo gusenga. It was through the power of prayer. Aragenda ajya ku kazi aratangira, So he went there to start his job. amazeyo nk'ibyumweru bibiri After 2 weeks, arampamagara, he called me. arambwira ngo ndi mu nzira ndimo gutaha kuko He baranyirukanye, said, I'm going back to my home because they have fired me. kandi nirukanywe n'umuyobozi ukomeye, And the one who fired me is a senior leader. nta n'icyo kuburana gisigaye. I don't even have to argue. Haleluya. Hallelujah. Arangije aragenda, And he went
back, ndamuhamagara ngo ngwino. I said, come here. Araza turasenga. And we prayed. Ndamubwira ngo nuko bakwirukana. I said, even if ariko binyuze muri izi mbaraga z'amasengesho dusengeyemo. through this power, ejo mu gitondo uzinduke wambare neza nk'uko usanzwe wambara ujya ku kazi. get dressed well maze usubireyo. and go back. Arambwira ngo ibyo ntibishoboka pasiteri. He said, I cannot kubera ko nirukanwe n'umuyobozi mukuru ku rwego because rw'igihugu. they have fired me. Ndamubwira ngo Imana ivuze iba yavuze. I said, when God iyo binyuze mu mbaraga zo gusenga through the power of Imana ikora prayer, ibitangaza. God can do mu gitondo usubireyo. so go back in the morning. nuko byagenze. This is how it mu gitondo cya kare tomorrow morning yumva ibyo mubwiye. he heard what I told. yambara neza asubira ku kazi. He get dressed well. ageze ku kazi When he reached there, umuyobozi aramwakira. a leader will come here. arambwira ngo n'ubundi nari ngiye kuguhamagara He said, I was about to call kubera ko wa muntu mwari mwanganiye akazi wakuregaga. because the one who was accused, twazindutse tubona ibaruwa ye yo gusezera yasubiye iwabo mu mahanga. he has yari gone back. umunyakenya. He was gone back to his country. He was a yasubiye iwabo. Kenyan. He has gone back to noneho wa mwanya yari arimo w'ubuyobozi so the place where the position that he had, ni wowe twawugeneye. you the one who are halalala reka mubwire mwene data let me tell you, binyuze mu mbaraga z'amasengesho through the power of prayer, Imana ihindura ibintu bidashoboka. God changes. bari barangije kumwirukana yirukanwe n'umuyobozi They had already ariko prayed. turasenga tumusubizayo mu izina rya Yesu. We prayed and we put him there. ndagwanura muri aka kanya I prophesied. nawe subirayo Go back. nubwo byahagaze Even if it ongera ubisubiremo go nubwo there. byapfuye Even if it ongera ubitangire. start again. birashoboka It is mu possible. mbaraga z'amasengesho zihindura The ibintu. power of prayers which haciye igihe gitoya cyane after a few days aramamagara he called me ambwira ko arwaye and he said ambwira ko atamerewe neza. he's not well. bagiye kumubaga kuko arwaye amara. They were going to operate him, igihe kigeze but when the time came, araza ndamusengera he came and ndambwira ntabwo bazakubaga. I said they will ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo operate you. I did ntabwo not. bazakubaga. They will not. nuko byagenze ubwo buhamya abantu barabwishe. He came like that. mbaye nkibivuga ndakwibuka mwene So data I remember ukwiye kugaruka ugashima kuko Imana yaragukoreye ibitangaza. come back. icyo gihe byagenze neza kugeza na n'uyu munsi nta cyuma kibaga kiragera ku buzima bwawe. After today, reka mubwire mwene data mu mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Imana ihindura ibyawe byapfuye. Imana ihindura ibyawe birwaye. Imana ihindura ibyawe bitagenda let God change mu you. izina rya Yesu Kristo. Imana amahoro bagire neza. And the Lord of Imana ibatabare kandi barebe neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. in Jesus mu Christ. izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus Christ. ndabasaba kugira ngo mukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana Keep on following the word of kuri God channel ya YouTube to the channel of YouTube, Dukuze Bosco Dukubosco TV. Dukubosco TV. Dukubosco TV Dukubosco TV. ukurikirana ijambo ry'Imana Follow the word of kandi God. ukoreshe bisangize bagenzi babo Share ndetse batarakora subscribe muyikore. and do it. Imana ibagire neza kandi biteho mu May izina the rya Lord Yesu. bless you in the name Amen, of Jesus amen, Christ. amen, amen. Amen.